imyumbati bakunze wa Mpenzi TV, abantu barya imyumbati ntabwo bazahura na rimwe n'izi ndwara 10. Ni byiza kumenya hakiri kare kuko abantu barya imyumbati ntibashobora na rimwe guhura n'ibibazo by'ubuzima. Imyumbati izwi ku izina rya gumino, ni ikiribwa kizwi na buri wese. Imyumbati izwi cyane hano mu Rwanda, turayizi twebwe, ahantu hose irahera, ahantu hose turayihinga. Imyumbati ndizera ko nawe aho uri iwanyu ihera, ndizera ko nawe aho uri, aho wumvira ikiganiro cya Mpenzi TV, ikiganiro tuvuga ku byiza by'imyumbati, nawe wamaze kuyirya. Imyumbati nk'uko nabibabwiraga izwi ku izina rya gumino, ni ikiribwa kizwi na buri wese. Byongeye ku buryohe bwayo, yifitemo akamaro kenshi ku buzima bwacu. Niyo mpamvu igomba kuba mu biribwa byacu. Imyumbati ni ikiribwa kikize kuri potassium na fibre. Byongeye yifitemo intungamubiri nyinshi zitandukanye na vitamine zitandukanye. Ni ikiribwa gitanga imbaraga. Ikiribwa hano mu Rwanda tuzi mu bitera imbaraga, kandi ni no mu binyamafufu. Kikaba cyiza cyane kukirya mu ifunguro rya mu gitondo cyangwa se ifunguro rya saa sita. Imyumbati ifasha amara gukora neza, ikize cyane kuri potassium na fibre nk'uko nabivugaga hejuru, bifasha cyane mu igogora ry'ibyo twariye, bifasha cyane mu mikorere y'amara. Akamaro k'imyumbati noneho, imyumbati yifitemo fer na vitamine C nyinshi, ikaba intandaro nziza ya magnesium ifasha amagufa n'umutima gukora neza ndetse no gukomera. Mbere yo gukomeza kukugezaho ibyiza byiganje mu myumbati, reka mbahe ikaze. Abakunzi ba Mpenzi TV mbahaye ikaze kandi mbasaba mwese mushaka kumenya inama nyinshi zitandukanye ku bijyanye n'ubuzima n'ibyo wakora kugira ngo wivure ubikoreye mu rugo iwawe, ukoresheje ibintu ufite iwawe mu rugo, utagiye kwa muganga rwose, ukirinda indwara. Ukande kuri subscribe kuri iyi channel yacu niba utarayikora, kandi wibuke gukora no kukazogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nimwe dushyizeho kuri Mpenzi TV. Kandi wibuke no kubisharinga ubigeze ku bandi benshi cyane kugira ngo izi video zacu zijye zifasha abantu benshi cyane. Mwari muzi ko imyumbati yiganjemo fer? Bizwi na bake. Ni myiza mu gufasha igogora n'ibindi biryo no gukwirakwiza intungamubiri zose zavuye mu bindi biryo mu mubiri wacu. Imyumbati yifitemo vitamine C nyinshi. Kubera iyo mpamvu, imyumbati ifasha umubiri wacu gufata byoroshye fer iyirimo. Irinda anemia cyangwa se kugabanuka kw'amaraso mu mubiri. Vitamine C yo mu myumbati ifasha umubiri wacu gukora neza, ikafasha gukora ibyo bita collagen, bifasha umubiri wacu gukora neza, uruhu rwacu rukamera neza, bikarinda indwara zikomeye nk'izifata ubwonko. Imyumbati yuzuyemo intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri wacu kurinda indwara, zikawurinda indwara nyinshi cyane, kandi indwara nyinshi cyane zikomeye, zikawufasha no gukora ubudahangarwa. Imyumbati ni myiza cyane, kandi imyumbati tuyigira hose mu gihugu. Imyumbati idufasha ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu imyumbati igomba kuba mu biribwa byacu bya buri munsi. Uburyo bwiza bwo kurya imyumbati:
turabizi twese tuyirya ku buryo butandukanye, imyumbati iribwa ku buryo butandukanye, hari abayiteka ku bishyimbo, hari n'uburyo butandukanye imyumbati itunganywamo, kandi imyumbati ikundwa na bose, haba abana baba abantu bakuru. Uburyo bwiza bwo kurya imyumbati rero, ushobora kuyitekana n'imboga, kuyitogosa ukayivanga n'izindi mboga, ushobora imyumbati kuyiteka ku bishyimbo nyine nk'uko twabivugaga, nk'uko tubizi cyane mu Rwanda. Mu Rwanda kenshi nuko tuyirya. Imyumbati ushobora kuyirapa ukayikoramo ibindi bintu binyuranye. Imyumbati iribwa uburyo bwinshi butandukanye. Imyumbati ushobora no kuyiteka mu mavuta uburyo butandukanye, ushobora kuyiteka sote cyangwa se ukayitekamo ifiriti, ushobora kuyirapa ukayikoramo ibindi bintu bitandukanye nk'uko ureba bano bantu bari kuyikora. Ushobora imyumbati kuyiryamo isombe, kuyiryamo ubugari, kuyiryamo. Imyumbati iribwa ku buryo butandukanye, buri wese azi uburyo ayikoresha iwe mu rugo, buri wese azi uburyo ayiryamo kuva kera, kuko imyumbati ni ikiribwa cyera mu Rwanda cyane, kikaba cyera ahantu hatandukanye, haba mu misozi miremire cyangwa se haba mu misozi migufi cyangwa se haba mu bishanga. Mbese imyumbati ni ikiribwa twese tuzi. Reba ukuntu abantu bayitera. Niba utazi uburyo bayitera, unyandikire muri comment kugira ngo mbikugezeho. Ikindi kandi niba udafite n'imbuto z'imyumbati ukaba wifuza kuyitera, unyandikire muri comment, byose ndagenda mbikugezaho. Imyumbati ni ibiribwa twese tuzi. Imyumbati wayiteka ku buryo bwinshi. Mu Rwanda tuyimenyereye kuyiteka ku bishyimbo. Imyumbati ikorwamo ibintu byinshi bitandukanye, buri wese azi uburyo yabikora. Kandi imyumbati unyandikire muri comment wowe ko imyumbati uyirya. Ukunda se kuyirya ku bishyimbo cyangwa se ukunda kuyitogosanya n'ibindi bintu, ukayirisha amasosi anyuranye, cyangwa se ukayirapa ukayikoramo ibindi bintu bitandukanye. Noneho rero bakunzi ba Mupenzi TV, mumaze kumenya uko imyumbati, akamaro k'imyumbati. Ndabasaba kujya muyirya kandi no kubisharinga abandi, ukabigeza ku bandi benshi cyane, ukabiganiriza abandi benshi cyane, abo mwiganye, abo mukorana, kugira ngo twese tumenye akamaro k'imyumbati, maze twese turusheho kuyishyira mu mafunguro yacu ya buri munsi. Ngaha rero ndabashimiye ko mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Mupenzi TV, kandi mbashimiye ko mukora subscribe. Abatarayikora namwe muyikore kugira ngo mutazajya mucikwa na video nimwe dushyiraho kuri Mupenzi TV. Nawe utaha rero